Reka mbifurize kugubwa neza mwe mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Leonidas Sport Channel. Ndizera ko mumeze neza kandi ibyo mukora byose bibahira aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afurika, abari muri Amerika y'epfo n'iya ruguru, abari ku mugabane Burayi, Aziya ndetse na Oceania, mwese mbifurize kugubwa neza cyane. Hanyuma rero mwese mukora mwakoze subscribe, ibyo mwakoze ni iby'agaciro. Igisigaye nuko inkuru zibageraho mugakomeza kuzisharinga ku bandi, mugakora like, mugashyiraho n'ibitekerezo byanyu. Ibyo ngibyo mwabibona rwose, kandi nababwiye ko uko byaje byose ndabyakira, abankunda n'abatankunda yo mubinazeho ndabibona. Yes, abatarakoze subscribe namwe mukande kuri ako kazogera, hanyuma namwe tujye twibanira mu buryo butandukanye, inkuru zibagereho zihuse. Namwe mukore nka gutyo, muzisharinge, muzikorere like ndetse munazitikureho ibitekerezo byanyu. Muri aka kanya rero nzanywe n'ikintu kimwe tugiye kuganiraho, tukakinjirira ariko kijyanye no kugira gute, kijyanye n'icyo bita guha gasopu cyangwa se kwihanangiriza. Utese Leonidas muri aka kanya uje kwihanangiriza nde cyangwa se bande? Ese kubera ko habaye iki gituma hari abo wihanangiriza kuri iyi channel yawe? Nta kidasanzwe cyabaye, ariko ni kubijyanye na dosiye tumazemo iminsi tuzakomeza no kugumamo, bijyanye na update cyangwa se na evolution yayo, ndetse yewe si na dosiye tutangiye vuba ngaha. Murabizi twayitangiye umwaka ushize ubwo ikipe ya APR yatangiraga sezo. Iyi dosiye ijyanye nuko hari gukurikiranwa abanyereje cyangwa se abakekwaho kunyereza umutungo wa APR cyangwa se wa leta, nk'uko itangazo rya RDF ryasohotse ryo ryabigaragaje rivuga ko ari umutungo wa leta. Iyi ni dosiye ndende yewe inakomeye, nk'uko twabibabwiye. Kugeza ubu ngubu biravuga ko noneho hamaze kugeraho abantu 26, harimo 2 b'abasirikare na 24 b'abasivile. Hakaba harimo abantu b'ibyiciro bitandukanye, twarabivuze. Harimo abafana, harimo abatazi by'umupira b'abacuruzi batekenikaga amatike ya Minadef bakajya kurangura ibicuruzwa byabo, bakabizana bakabigeza i Kigali mu izina rye uko, ariko amatike batekenitse ya Minadef. Ibyo byaravuzwe, turacyana bivuga. Hakabamo abanyamakuru nabo bagenzi bacu, nabo bagiye mu ndege mu buryo butandukanye bavuga ko baherekeje APR, nyamara kandi APR itabasabye, ndetse yewe n'ibigo byabo bakorera bitabohereje. Ibyo twabigarutseho, ndetse yewe tugaruka ku uheruka witwa Mucyo Anta, uwo twanamugarutseho. Mu gusesengura rero iyo dosiye hari byinshi bigenda bivugwa. Sinzi niba wenda biri guterwa n'abantu bavuga bati dufite urwikekwe cyangwa natwe hari icyo twikeka, bagakora ibintu bijyanye n'ibyangwa n'amaso y'Imana, bagakora ibintu bijyanye no gushaka gutegeka ibyo umuntu asesengura muri iyi dosiye. Icyo nicyo kiri kunzana. Ndagira ngo mabwire ngo muri aka kanya ngewe Leonidas Ndayisaba mfite uburyo nsesenguramo ibintu nk'umunyamakuru, mfite uburyo kimbisesenguramo, kandi buri wese afite na style akoramo avugamo. Ubu ngiye nko muri bijyanye n'amakuru asanzwe, iyi sesengura ry'uwitwa Ndahiro Valence Papi, ni murizi ukuntu avuga imvugo ye. Ndahiro Valence Papi i Kigali, ubwo ni uburyo abamukunda bamukundira, banamwubahira kandi abuvugamo. Mwibuke witwa Peter Muyombano, uyu nawe rwose twaranakoranye kuri Flash FM aho ari, ndanamusuhuza cyane, ndumva ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi. Ndetse hari n'abandi bagenda bagira style zitandukanye bavugamo, haba kuri televiziyo, haba kuri radio, haba no kuri channel. Abavuga rero ngo iyi dosiye turi kuyisesengurana uburyo bwo kugaragaza ko twaba twishimiye ko bagenzi bacu baba bafunzwe. Oya, nongere mbisubiremo. Ubu ni uburyo bwo gusesengura inkuru. Umuntu ashobora kugira ubwe n'undi akagira ubwe, ntabwo ari uko tubyishimiye cyangwa se mbyishimiye. Reka bari ngewe wivugaho.
ntago ndi bujye gusesengurana amarira ngo nibwo muri bubone ko mu by'ukuri mbabajwe nuko Anta ari gukurikiranwa cyangwa se Rigani cyangwa se Rugaju n'abandi wenda bashobora kuzakurikira ngo ya ni uburyo bw'imisesengurire y'inkuru. Ikindi kandi ntago kuba mugenzi wawe yagira ibyo akurikiranwaho bivuze ko ugomba kubica ku ruhande. Ibyo nabivuze kare, nakomeje kubigarukaho. Ntago bivuze ko umunyamakuru wagiye ukekwaho ibyaha bagenzi be batazajya gukavaringa iyo nkuru ngo nuko ari umunyamakuru mugenzi wabo. Reka mbahe ingero nyinshi. Wenda nuko hari abanyamakuru ba siporo mwebwe mutamenyereye ibyaha abanyamakuru runaka bashobora kwijandikamo kandi bakabikurikiranwaho kandi bagenzi babo bakajya gutara inkuru. Ubu se umunyamakuru witwa Focus wakoraga ku Ijwi rya Amerika nawe yigeze kwijandika mu byaha, ariko ntibyabuzaga ko abantu bajya gukurikirana inkuru ze. Umunyamakuru witwa Cyuma uyu nguyu aranafunzwe, hari ibyaha akurikiranweho. Ntibibuzaho ko abantu bajya gukavaringa iyo yaburanye bakanabivuga uko yaburanye. Umunyamakuru witwa Gakire yari afite igitangazamakuru cyitwa Ishema, ntabwo byabujije abantu kujya gukavaringa inkuru z'ukuntu yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo abantu nyine bamuvanyeyo bitewe n'ibyo bamukurikiranaho. N'abandi banyamakuru bagenda bakora ibyaha runaka ntibibuza ko bagenzi babo bakora ikiganiro mu buryo ubu cyangwa se ubundi. Ntabwo biba bisobanuye rero ko baba bishimiye ko bagenzi babo bafunzwe. Ikindi, iyo dukavaringa inkuru, iyo twagiye gukurikirana inkuru, iyo turi kuripotinga inkuru, kuba wavuga mu buryo ubu n'ubu muri ton ya runaka ntabwo biba bivuze ko ubyishimiye. Niko umwuga wacu dutegeka, niko abatwumva audience tuba tuyikeneye ibivuga iti twebwe dukunda Leonidas yavuga muri ubu buryo. Ndabyibuka neza cyangwa se namwe mu bitekereze, iyo umunyamakuru yagiye ku rugamba, yagiye gukavaringa inkuru ziri ku rugamba, abasirikare bakarasana n'abandi basirikare bakagira bapfa cyangwa se inzu igasenyuka, wagize ngo se ya reporting ari kurira ngo ayiwe ngo inzu barayishenye we ngo bari bantu ngo barabishe we. Oya, abiripotinga mu buryo bwagenwe kandi butuma audience ye imukurikira. Ubwo rero ndihaniza nkanatanga gasopo ku bantu basa naho bashaka kwerekana ko twebwe twishimiye abantu bakurikiranwe cyangwa se kuba bari gukurikiranwa muri iyi dosiye. Ntabwo tuzareka kubivuga, ntabwo tuzareka gusesengura, ndetse yewe n'ibindi twarabisesenguye kandi tuzakomeza muri uwo mujyo. Reka rero mu kanya ngaruke gato ya manze nyure muri Tiranusi Guest House, manze ndebe uko amacumbi yaho bavuga bati amakipe mugomba kuza mukararamo. Hanyuma rero nze mbabwire ikinzanye none hano no gitumye niba navuga ngo nzamura umugara, nkavuga impamvu itumye nza kwamagana no gutanga gasopo kuri abo bantu bari gushaka kuntegeka no kunsaba no kungenera uburyo nsesenguramo iyi dosiye yabanyereje umutungo wa APR Football Club cyangwa se umutungo wa leta, kandi ataraba editor banje, atari n'abayobozi banje. Wumve abo bashobora kuba abari bo n'ibyo bashobora kuba bagambiriye. Reka ngaruke mu kanya. Amakipe ava mu ntara aje gukina i Kigali akabunza imitima ashaka amacumbi. Tiranusi Guest House yabazaniye igisubizo. Reka nkubwire ko bakorera hariya i Nyamirambo kurya nyuma ku cyapa cya 124 kuri nimero 3. Barakubwira bati tugufitiye amacumbi meza cyane, amacumbi uraramo niba ari abakinnyi baje gukina bakabyukana imbaduko n'imbaraga, babona intsinzi, ndetse yewe ikipe bagiye gukina nabo yababona ikabatinya. Nababwira iki rero amakipe yo mu ntara muba muvuga muti twebwe twaje i Kigali tujya mu macumbi tubonamo ibintu by'imeri, tubona dushe na toilette niza nta kigenda, batangira kuduha amashuka abandi barayemo. Reka nkurangira ahantu heza abakinnyi bawe bazarara ku buryo bavuga bati kweri intsinzi turi bunayibone, bayigusezeranye wowe president. Ni muri Tiranusi Guest House cyane, Amagaju, Musanze, Rutsiro n'izindi kipe nyinshi cyane. Nababwira ni mugane muri Tiranusi Guest House babakirane urugwiro mu macumbi yabo
yuzuye umunezero, bakubwira bati ni hafi ya stade, abakinnyi bawe bava mu macumbi berekeza kuri stade, nta handi hantu banyuze cyangwa se ngo binakurushye ujya gutega imodoka, ni hafi ya Kigali Pele Stadium, ari nayo yakira imikino myinshi. Ubwo rero nababwira iki, mwebwe mufite amakipe sinay'umupira w'amaguru gusa, n'ay'ibindi bigo bitandukanye no mu yindi mikino itandukanye, mwese muhawe ikaze muri Tiranos Guest House. Si ibyo gusa rero no gutegura ubukwe tubifiteho ubuzobere. Bantu mushaka ko tubatekera mu bukwe, ni mutugane, dufite inzobere zizi guteka ku buryo abatashye ubukwe bwawe bavuga bati turanuriwe. Ibyo kunywa birahari by'ubwoko butandukanye. Wowe ushaka ko tugutegurira ibirori turabigutegurira, wowe ushaka ko tugutekerereza uko ikirori cyawe cyagenda, ibyo turabigukorera. Wowe tugane tukwakire neza muri Guest House, utugane rwose turakwakira. Barakubwira bati rero Tiranos Guest House, hamagara kuri 0782 muri Tiranos Guest House, umukiriya n'umwami. Yes, reka rero dukomeze turebe iby'iyi dosiye y'abakurikiranweho cyangwa se bari gukekwaho inyerezwa ry'umutungo wa APR. Twababwiye ko hari benshi nyine bari gukurikiranwa, ndetse twagiye tunabagarukaho uko dosiye zabo ziteye, tugenda tunabavuga. Hanyuma rero icyo nari nkomojeho, mwese murabizi ko APR yari ifite abantu benshi twakunze kwita abapampe bayo. Aba rero ntabwo bari kwishimira uburyo ki iyi dosiye iri kuvugwaho. Ntabwo bari kwishimira uburyo ki iyi dosiye iri kuvugwaho. Hari abari gukoresha cyangwa se abari kugerageza gutuma, reka bwo ngewe uri kwivuga, batuma ku nshuti zanjye cyangwa ko se ku bantu bazi ko hari aho dushobora kuhurira tukaganira, bakababwira ngo ningabanye uburyo bwo gusesengura iyi dosiye y'aba bantu. Sinzi niba ari ikikango, sinzi niba nabo wenda bavuga bati ni urwikekwe, cyangwa se niba ari impumu bashobora kuba bafite, bakumva ko umuntu atagomba kuvuga kuri iyo dosiye cyangwa se ngo yisesengure. Ariko nk'uko nabibabwiye, nk'uko tujya ku rubuga rw'intambara tugasesengura uko urugamba ruri kugenda, ndetse nk'uko dusesengura n'abandi baturarwanda bose bafite ibyo bakurikiranyweho n'inzego zitandukanye, uwafashwe na RIB hari ibyaha akurikiranyweho, niba ari inyerezwa ry'umutungo, niba ari urugomo, niba ari ubusinzi, mbese tukabikurikirana mu bitangazamakuru dukorera, haba muri siporo, haba niba ari abanyeshuri bakoze urugomo tukajya gukavaringa iyo nkuru, abantu bose niba ari minisitiri wagize ibyo wakekwaho tukabivuga kandi tukabisesengura, n'umunyamakuru n'undi uwo ari we wese. Nuko nguko bigomba kugenda, nta kunyura ku ruhande. Ubwo rero abo muri kwifashisha ngo baze turaganira iki? Njyewe Leonidas Ndayisaba nzakomeza gusesengura, ntawe nzahimbira. Ningira icyo mpimba, ningira icyo mbeshyaho, nabagira inama yuko aho kugira ngo mubwire abantu ngo baze ngo babwire Leonidas ngo reba ngo uburyo ngo uri gusesengura ngo nyaboneka ngo bigabanye ngo rwose ngo aba bantu ngo ni bagenzi bawe, simbihakana ni bagenzi bawe, ariko uretse ko nta n'utari mugenzi wanjye mu bantu bose bari hariya. Yewe nabo ntazi nabo ni bagenzi banjye, nabo nzi nabo ni bagenzi banjye, ariko nanone ntibikuraho ko ubusesenguzi bugomba kubaho bukurikiranwe uko biri gukekwa ko icyaha gishobora kuba cyarakozwe. Hanyuma rero nk'uko nari mbivuze, wakumva hari aho wabangamiwe cyangwa wabeshyewe, ukamanuka mu nzego zishinzwe kubikurikirana. Ubwo ndavuga RMC, ushobora kugenda ukayigana ukayibwira icyo Leonidas yaba yarakubeshyeyeho, niba ko kutari uri n'urugero nk'uko nari mbikomojeho mu bantu bari hafi ya APR, niba ko kutaragiye muri Tanzania, niba yuko koko utaragiye mu Misiri, niba koko utaragiye mu kugura abakinnyi, niba koko mbese ukerekana neza muri izo nzego ko nakubeshyeye. Wenda muri icyo gihe wewe wari wibereye muri Reyo n'urugero, wenda icyo gihe wewe wari wibereye muri Kiyovu nkomeka kuri APR n'urugero, wenda icyo gihe kuko mbese nta hantu wigeze uhurira na APR,
ubwo nanjye nuguhita nsusurayo ibiganiro waba warakoze, waba uvuga ko buri wese nyine ahita ashaka intwaro imurengera. Niba kuko ntawe wagaragaye mu ifoto ya APR, niba kuko ntawe wagaragaye, mbese ntawe wagaragaye, ubwo nanjye nuko nakwiregura, hanyuma nawe ukagaragaza byasangwa kuko bigaragara ko nkubeshyera, ubwo n'inzego wenda zitagufashe, ubwo ndi kuvuga wenda kubaba barafashwe nyuma wenda bakazavuga ati Leonidas yaratubekeye, nabona niba kuko nawe wizi neza niba kuko ntawe wahuriye na APR, ubwo binabaye ngombwa n'abayobozi ba APR bari bariho, iyo byabaye ngombwa nabo wabitabaza no guhuti uyu muntu ntabwo mwemera ko ari byo mwakoranye, nta diri mwakoranye. Yego, ubwo rero niba uvuga uti ndarengana, jya muri, cyangwa se Leonidas yamvuzeho mu buryo ubu ngubu, jya muri izo nzego cyangwa ujye no mu nzego za leta undeke niba koko ntawe wahuriye n'iyi kipe ya APR iri kuvugwamo abagiye bayinyerereza umutungo bari gukurikiranwa, nk'uko twabitangiye mu bihe byashize kuri iyo dosiye tuvuga tuti nyamara APR mucunge neza, hari uburyo ki umutungo wanyu ushobora kuba uri kwibwa, abantu bakaba bari kubiba, igihe kikaba rero cyageze, n'ubundi bakaba hari abari gukurikiranwa, abandi wenda hari bafite icyo kikango cy'uko nabo anytime bavuga bati it's a matter of time, natwe baratugeraho. Bakumva umuntu ari gusesengura iyo dosiye ko hari abandi wenda bashobora kuzagerwaho bitewe nabo ko bikekwa ko nabo hari uburyo cy'ubuntu cyangwa se babaye muri APR, dore ko abanyamakuru b'iki gihe ari bo nkumuzaho ubu biyegetse ku makipe, ari rwose aravuga ati ku iradiyo akabyiyemeza cyangwa se ahantu runaka akiyemeza ati njyewe nzakorera APR, njyewe nzakorera Rayon, njyewe nzakorera iyi n'iyi nyifashe gushaka igikombe. Ibyo ni ibintu bizwi, njyewe nkorana n'uyu umuyobozi uyu n'uyu turaganira, ngisha inama, njyewe iyi kipe nzayikorera ibi n'ibi. Uyu rero niwo musaruro uzavamo ko abantu bazajya bisanga hari aho bahuriye n'iryo nyerezwa ry'umutungo n'ibyo byaha byakorewe mu ikipe biyomotseho bavuga ko bayikorera. Burya bisanzwe ari abafana bayo bo nge nanabahangayikira rwose, abafana b'ikipe kwisanga ko baguyemo muri ibyo byaha, ariko umunyamakuru kumva ko ubundi twakabaye twebwe abanyamakuru turegerwa iki? Turegerwa amahame y'itangazamakuru twarenzeho, nk'uko wajya kundega muri RMC bakaza bakavuga ati Leonidas uyu muntu wamusebeje, uyu muntu wagize gute, warenze ku mahame y'itangazamakuru, bakandega wenda gusa naho mvuga inkuru wenda zikritika leta, ibyo ngibyo nkabihanirwa, bakavuga bati Leonidas angaho kuvuza inkuru itariyo, usebye abaturage, usebye igihugu, bati Leonidas ngwino bikurikiranwe mu nzego. Ibyo ariko kumva ngo umunyamakuru Leonidas arakurikiranwaho inyerezwa ry'umutungo w'ikipe runaka, ubwo ni ukuvuga ngo hari aho wagiye kwihuza nayo, hari aho byaba nyine by'abanyamakuru dusigaye twihuza n'amakipe, umuntu akayikorera, akaba umuguzi w'abakinnyi, akajya kuvuga ngo ndakavaringe ngo inkuru zayo ngo ni nyewe ngo ibyo ngibyo naho ngaho bituruka. Ubwo rero nsoreza aho ngaho, nyaboneka icyiza mwebwe mushaka kuvuga ngo iyi dosiye ntituyivugeho, muraruhira ubusa, ahubwo niba hari icyo muvuga muti bakituvuzeho kandi kitari cyo, mujye mu nzego zibishinzwe. Ubwo rero Leonidas we mwibagiwe gukomeza gusesengura ntibizavaho, ndetse yewe baba n'abanyereza umutungo n'abagira gute n'ababangamira amakipe n'abiba amakipe, igihe bizaba bigaragara ko hari aho mwahuriye nayo, njyewe ndi tayari biteguye. Murakoze cyane rero, mukomeze mubane nanjye kuri Leonidas Sport Channel, ibitekerezo mu bisunike n'ibindi byose mushaka gushyiraho n'ibitekerezo byanyu ndabyakira. Murakoze cyane, bye bye.